nanjye iyo mbimenya kaminuza zose na papa yagezeyo. se yagezeyo Yagezeyo nyine. Uzi cyangwa bariho. Papa uzi cyangwa bariho. Arahenze. use njye urabona ndi ku kideo Reba ukuntu sari. Jesu! Hey! Hayemite ni Ujya kwigara ubu umeze nk'abandi. Ariko ukuntu umeze. nagiyeyo Uwo ni umwaka ndakubwiye. Uwo ni umwaka. ntari nimba mwese mwarize se ubu ngubu so ntago muri Wagicucura arangwa n'agahinda. Hey! Hayemite ni bami. Mwana ushatse wazajya kwiga. nanjye mba mbyibuka umushinga urangije ariko iyo nza kubimenya ntabwo mba narabiretse Iyo bimenye ari ijambo nuko yaje tinda. Ibintu ni amahoro papa. Soma se baba munsi none soma kigo ndeba. Erega papa barenze. Ariko uramubona Abarenze. bari kurameza. Bite. Papa rega ubusobanutse. Ntago nabireka. Ubusobanutse rebe cyangwa uburiho. Ugize ngo iki? Ugize ngo ndavuze induru. Igihugu kibamo umuntu wizi utarize nta kintu aba ari cyo. Kabisa niko bimeze. Nakubwiye. Umaze kubyimba? Umaze kandi ntabwo uzi yuko iyo ijambo. good morning papa wanjye Ibintu mbaza nta sinzi byari. Utambwiye ko papa ahindutse injiji aka kanya. Papa ahindutse injiji aka kanya. umaze kubyimba? none se papa wanjye how are you now Arakwemeje. aranyemeje se ibyo avuze bisobanuye iki kuri injiji nkaso Papa yani ibyo sinzi ahantu wabyigiye. Sigaye urengeje muri ino minsi byanga umutwe wawe sigaye ubikorera Ibyo mbabwira nibyo mwabana mwe dore navutse mutari mwavuka mwebwe n'abataze kureba izi byo mwamuri musinzi cyane byo we. zibase. Jesu! ako nsanze ari nka Reka mukubarize. Excuse bisobanuye iki papa? Musubize. Gisikizo. Yewe Gisikizo ni imodoka y'umukara. zibase. Jesu! Ni mujama mwana usigonuka. Umeze nk'injangwe yavuze papa. Nagutangira Nene giki. valse ko byari mu nshingano zawe naho urabizi ngira. Nuko iyi leta yakwiye guhana igicana akaba ngo cyarize ngo cyaranginuje yagarukiye mu akanga iki se sinagitangiye amashuri nkagurisha amasamu nkagira gute cyarangiza cyajya kwiga kinyuma amatabi kikagira gute kigakirwa kijya kwiga kijya Ugize ngo ndavuze induru. mazutu se cyo koza wowe ndabona Wowe urareba nk'imodoka yabuze mazutu. Hey! Hayemite ni bami. Babuze mazutu kabisa. jewe Ayo iguce hirabanza. Jesus is Lord. ubonye mfite inyota se wara ahubwo wowe gufunga umunwa hejuru Jesu! umuntu ushaka kumutuka umusereza Jesus is Lord. usemeze nkaso Nta kino kitize. Kandi Ninjije papa. mu nka, n'inka. Hey! Hayemite ni Twarize. Good morning turazizi. ngaho njye ushaka akantu mbaza nikananira ubone kumbwira ko njye nize Reka ngo bari sa Dadi ntazi icyongereza asubize. Nubwo yanshebese nawe yabaye nk'igicucu. umaze kubyimba? Zibase. Jesu! Hani hari akajama hariya hirya.
mani karimo karambwira ibintu byo kumbeshya. Aba mushya cyane kuko tubanza kugenda. Gaho mbwira utuje. Ngo iki? Umutipe nyine twari turimo twiganirira hariya hirya. Noneho ambwira ngo papa we ngo ni umuhanga ngo barize ngibiki n'ibiki. Noneho ngiye kubona mbona injiji y'inka mbi imwe itagira n'amahembe. Iraje. Muri bo bazitsinze mani. Mbaza ngo ahubwo ankoreye iki muri ayo masogo? Si bya bigambo byanyu se ngo nanjye nahise ngira kuhonza. Akura kumva mutana. Oya ibigambo byenda bizi. Ese mani bizubiziwe. Batangiye musebya ariko inka y'amahembe baho. ugize ngo iki ugize ngo ndavuze induru Wewe yakwica. Nyine. Kumanika amagambo aseseriza. Ora tinyuka ukabwira umuntu w'umunyarwanda ngo n'amahembe. Byihorere mani ibyo ngibyo byihorere kuko ibintu mbone rero hari ahantu ubwo reka kanashaka kumbura urebye nabi. Inka y'amahembe aho nawe urakabije. Inzu ukomeye kandi subscribe kuri channel yacu cyangwa kwibagirwa like and share. Hapa kuri YouTube ipeti kura subscribe ku mufuko tubanye. Yabyana ta twabugaba ciao ciao. Kutiga biragakinwa kabisa. Subscribe. Comment ciao ciao.